Turabasuhuje mwese nshuti bakunze b'ikiganiro amateka ya Bibiliya. Muri uyu mwanya twaba twifuje kubagezaho amateka y'itorero mu bihe bitandukanye. Uwo mwumva ni Nkurunziza Bakate. Tubahaye ikaze. Mu bihe byose Imana yagiye igira abantu ikoresha mu kwamamaza ukuri kwayo. Byari umugambi w'Imana ko abantu bose, amahanga yose, amoko yose n'indimi zose bakwakira ubuntu bwayo. Imana yatoranije abantu bacumuye ngo bakorane nayo mu mugambi wayo wo gucungura isi. Mu bihe byose Imana yagiye igira abantu bayo b'intahemuka bahagararira ukuri n'ubutabera bwayo naho baba bahanganye n'imbaraga ikomeye cyane. Mbere y'umwuzure Enoki yagendanye n'Imana. Kandi Nowa umuntu w'indahemuka yahindutse se w'inyoko muntu nyuma y'umwuzure ubwo we n'umuryango we barokokaga irimbuka ry'isi y'abahakanyi b'icyo gihe. Nyuma y'umwuzure umukurambere Aburahamu yahawe isezerano ko mu rubyaro rwe arimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Isezerano rya Mesiya ryagombaga gusohorezwa muri Isaka na Yakobo. Uw'izina rye ryahinduwe akitwa Isirayeli nyuma yo gukirana n'Imana asaba Imana imbabazi n'umugisha by'ijuru. Isirayeli ryahindutse izina ry'abakomoka kuri Yakobo. Ubwoko bwatoranijwe ku bw'isezerano hagati y'Imana na Aburahamu sekuruza wabo. Nyuma yo gucungurwa bavanwa muri Egiputa, Imana yagiranye isezerano n'ishyanga rya Isirayeli. Isirayeli yagombaga kuba igihugu cy'abatambyi kandi kikaba ishyanga ryera, maze bagakwirakwiza umucyo mu batuye isi bose. Ariko iryo sezerano ryahawe Isirayeli ya kera ryagombaga gusohora ari uko habayeho kumvira. Nyamara Abisirayeli ntibumviye inama z'Imana, ahubwo bagomera Imana kurenza andi mahanga abazengurutse. Uretse gusa ubwoko bwa Yuda na Benjamini nibo batifatanyije n'abandi mu gihe runaka. Ariko ubundi bwoko bwose bwajyanwe mu bunyage n'umwami wa Ashuri, maze barazimangatana burundu ku isi. Kandi hashize ikinyejana kimwe n'igice abo mu bwoko bwa Yuda nabo bakuwe mu gihugu cy'isezerano maze baba abanyage banyanyagira mu bwami bwa Babuloni. Imyaka ibanza y'ingoma ya Yehoyakimu yari yuzuye imiburo yavugaga iby'amakuba yari yegereje. Ijambo ry'Umukiza ryari ryaravuzwe n'abahanuzi ryendaga gusohora. Ubwami bwa Ashuri mu majyaruguru bwari bumaze igihe kirekire bukomeye cyane, ntibwari bucyongeye gutegeka amahanga. Mu majyepfo Egiputa umwami w'Ubuyuda yiringiraga imbaraga zayo, nyamara byari iby'ubusa. Bidatinze Egiputa yari igiye gushegeshwa bikomeye. Mu buryo butunguye bose ubutegetsi bushya bukomeye cyane ku isi aribwo bwami bwa Babuloni bwakuraga mu gice cy'iburasirazuba kandi bukagenda bwigarurira andi mahanga. Mu gihe cy'imyaka mike gusa umwami wa Babuloni yari agiye kuba igikoresho cy'uburakari bw'Imana ku Bayuda bwanze kwihana. Inshuro nyinshi Yerusalemu yari igiye kugigotwa kandi ikinjirwa n'ingabo za Nebukadinezari. Amatsinda y'abantu akurikiranye hagombaga kubanza abantu bake gusa, ariko nyuma yaho hagatwarwa ibihumbi byinshi. Yagombaga kujyanwa ari imbohe mu gihugu cy'Ishinari, bakajya kuhaba ari inkoreragahato. Yehoyakimu, Yehoyakini na Sedekiya, abo bami bose b'Abayuda bagombaga gutegekera munsi y'ububasha bw'umwami wa Babuloni, kandi bose bari kuzigomeka. Ibihano bikomeye ndetse birushijeho gukomera byagombaga guhabwa ishyanga ryigometse kugeza ubwo nibura igihugu cyose cyari guhinduka umwirare. Yerusalemu igahinduka umusaka kandi gatwikwa. Urusengero Salomo yari yarubatse rugasenywa, ndetse ubwami bw'Ubuyuda bugahanguka butazongera gusubira ku ntebe bwahozeho mu mahanga yo ku isi. Uko biri kose ariko hari abasigaye babaye intahemuka ku Mana nubwo bari mu bihe by'akaga, nk'uko bigaragazwa n'amateka ya Daniyeli na bagenzi be bari biteguye no gupfa aho gusuzugura Imana. Binyuze mu muhanuzi Yeremiya, Imana yabahaye igihe gihamye cyo kwihana no kwitekerezaho, kandi Imana yari yasezeranye ko bazagaruka mu gihugu cyabo nyuma y'imyaka 70 mu bunyage. Bagombaga kongera kubaka urusengero igihe cya gihanuzi kivugwa muri Daniyeli cyavuze ibyo kuza kwa Mesiya, kandi bari bafite amahirwe yo kuba bahamya mu yandi mahanga. Nanone ariko ayo masezerano yajyaga gusohozwa iyo bumvira. Ikibabaje ariko nuko iri shyanga ryanze Mesiya maze bibaviramo gutakaza umugisha wo guhagararira Imana nk'ishyanga ryayo, ndetse banatakaza n'amasezerano ajyana naryo. Kubwo kwanga Yesu, inzu ya Isirayeli yasigaye ari umusaka. Mu mwaka wa 536 mbere ya Kristo, impunzi ibihumbi 50 by'Abayahudi ku itegeko rya Kuro basubiye i Yerusalemu. Umurwa wabo wari warabaye amatongo, maze batangira kubaka urusengero bashyiraho urufatiro kandi batangira imirimo yo kubaka iwabo. Mu mwaka 536 mbere ya Kristo, Kuro yemereye Abayahudi gusubira i Yerusalemu, ariko Kuro yapfuye mu mwaka 530 mbere ya Kristo.
yakurikiwe na Kampisi, nawe yakurikiwe na Fares Simeridisi. Simeridisi yimye ingoma igice cy'umwaka gusa. Icyo gihe yakimaze ingabo ze zimaze kurimbura insengero zikomeye zari zizengurutse ubwo bwami, bituma gahunda yari yatangiwe yo kubaka isubira inyuma, batangira kubaka bundi bushya. Ibyo bituma hagendewe ku buhanuzi bwa Hagayi 2:18 mu mwaka 520 imbere ya Kristo, Abayisiraheli bongera gutangira imirimo yo kubaka urusengero. Byashoboka ko hari ku butegetsi bwa Simeridisi ubwo Abayisiraheli batakazaga ibyiringiro byose byo kongera gusana urusengero. Mu mwaka 522 imbere ya Kristo, Dariyo wa mbere yari umuyobozi utarobanura ku butoni. Niwe wongeye gusubizaho gahunda y'ubwami bw'Abaperise yo kubaka urusengero. Binyuriye mu bufasha bwa Hagayi bwo kongera kubahanurira ko bakwiye kongera kubaka urusengero, byasaga naho bigiye kwibagirana. Mu mwaka 520 kugeza mu mwaka 515 mbere ya Kristo, imirimo yaratangiye, urusengero rwongera kubakwa. Mu ntangiriro y'umwaka wa 536 kugeza mu mwaka 457 imbere ya Kristo, Isirayeli yahanganye n'amatsinda avugaga ko nta leta bemerewe kugira umujyi cyangwa igihugu. Bubatse amazu yabo, bashyiraho na gahunda yo kubaka urusengero. Gusa ibyo ntibyakunze kugeza umwami Aritazerusi yimye ingoma mu mwaka wa 464 mbere ya Kristo. Kuko bari bagikomeje kubaka umurwa, ariko byageze ku ngoma Aritazerusi abanzi babo barongeye kubahagarika kubaka. Daniyeli igice cya 9:25 bazubaka basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Aha tubona Ezira ahabwa itegeko na Aritazerusi mu mwaka wa 457 imbere ya Kristo. Hari mu mwaka wa 7 Aritazerusi yimye ingoma. Ryari itegeko ryo kongera kubaka urusengero, kandi bagahabwa leta bigengaho. Kugeza mu mwaka wa 457 imbere ya Kristo, abayobozi bo muri Yudeya basaga naho nta gihugu bafite. Bashoboraga gushaka uburyo bajya bikemura ibibazo rusange, ariko ntibari bafite abacamanza cyangwa abayobozi nshingwabikorwa. Kuva ubwo bahita babikora, noneho hashyirwaho abacamanza bo kurinda amategeko yabo. Uhereye ubwo bamenyekana nk'abagize ishyanga ryabo. Iyo niyo mpamvu itegeko rya Aritazerusi ryagize umumaro cyane. Maze bongera kubaka umurwa. Ibi bishobora kuba byarabaye hagati y'umwaka 456 n'umwaka 454 mbere ya Kristo, igihe umuguverineri w'umuperise yategekaga kugeza mu burengerazuba, agace ko mu burasirazuba bwo hagati. Megabizos yigomeka kuri Aritazerusi, aza kujyana abayoboke be. Ashaka kubaka Samariya, agatsinda Abaperise kandi akunguka kubona Isirayeli. Ubwo bari bahageze, basenye inkuta zari zubatswe vuba, maze banatwika amarembo menshi. Aritazerusi na Megabizosi bagiranye amasezerano y'amahoro, maze umutekano uragaruka. Aha niho Nehemiya yinjirira mu rugamba. Yumva amakuru ashavuje ko abagerageje gusana Yerusalemu bakomwe mu nkokora. Ubwo yabiganiraga na Aritazerusi, amuha uburenganzira bwo kujya gusana Yerusalemu. Aritazerusi yemeye ko hafungurwa uburyo bwatuma itegeko ryo guhagarika intambara rigenda neza, kandi ubwo intambara yari imaze guhagarara, yaremeye imirimo yo kubaka ijya mbere mu mwaka 444. Imirimo yo kubaka iratangira, maze noneho inkuta zirubakwa birakunda. Daniyeli 9:24. Aha Daniyeli yari yarahanuye ko Yerusalemu izasanwa mu bihe by'umuvurungano, kandi niko byagenze. Ese umwaka 457, ese iyi yaba ariyo tariki y'itangiriro ry'ubuhanuzi bukomeye bw'igihe? Iyo amatariki ahujwe no kuzura k'ubuhanuzi bwo gusohora kwa Mesiya wagombye kuzaboneka nyuma y'imyaka 483, kandi iyi tariki yari kugaba icyumweru cya nyuma cy'ubuhanuzi bw'imyaka 490, aho hari kuzabuzwa ibitambo n'amaturo. Ibi ni ukuri kudashidikanywa. Ukurikije ubusobanuro bw'amateka ya Mesiya, ni ugusohora kw'ijambo ryo kongera kubaka no gusana Yerusalemu. Ibyumweru 69 cyangwa imyaka 483 itugeza ku gusigwa kwa Mesiya igikomangoma. Yabatijwe mu mwaka wa 27. Hari mu mwaka wa 15 w'ingoma y'umwami w'abami Tiberiyo. Mesiya niwe watukuyeho ibicumuro byacu. Icyumweru nikigera hagati cyangwa imyaka 3 n'igice muri 31, noneho mu mpera y'imyaka 490 yari itegekewe Isirayeli, nibwo batangiye kugaba ibitero bikomeye ku Bakristo. Batera Stefano amabuye. Ibyo bishyira iherezo ku ishyanga rya Isirayeli. Kuvuga umuyuda n'umunyamahanga wizeye Imana bahinduka umwana w'Imana. Mu mwaka 457 kalendari yariho muri icyo gihe itandukanye n'iyubu. Aha niho havuka impaka zo kwemeza itariki nyayo, kuko ibihugu byari bitandukanyije za kalendari. Muri Ezira katubwira ko itegeko ryatanzwe mu mwaka wa 7 wo ku ngoma Aritazerusi wa mbere. Umwaka wa 7 wa Aritazerusi wa mbere
utanga itariki yizeye ko hari mu mwaka wa 458 na 457. Ibi bivuze ko umwaka wa karindwi wa Aritezerusi watangiye mu irangira ry'umwaka wa 458 mu mpeshyi yo mu mwaka wa 457. Abanyamateka benshi bemeza ko umwaka wa karindwi wa Aritezerusi hari mu mwaka wa 457. Ezira yasubiye muri Palestina mu mwaka wa 457. Urugendo rwa Ezira rujya i Yerusalemu rutangira muri Nisani rukarangira muri Abibu mu mwaka wa 457. Dufatiye kuri kalendari dukoresha uyu munsi, Ezira yatangiye urugendo rwe mu kwezi kwa kane rurangira mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 457. Itegeko rya Aritezerusi wa mbere ryatangiye kugira imbaraga igihe Ezira yagiraga muri Palestina mu mpeshyi y'umwaka wa 457. Nibwo iyo tariki bayanditse muri Daniyeli 9:25 kugeza 26. Aha niho havukira impaka zerekeranye n'imboneko z'ukwezi n'amezi y'inyongera. Kubu tugira umwaka ugizwe n'iminsi 365 na kimwe cya kane cy'umunsi. Ni gute twakwemeza ko umwaka wa karindwi uhuye n'imyaka 457? Abanyamateka bagereranya ibintu byinshi mu mateka kugira ngo bakore kalendari y'amateka dushobora guhuriraho. Bumwe mu buryo bwize buvugwa ni kalendari y'Abanyegiputa na kanone y'Abapitoremi cyangwa amateka yanditse. Abanyamisiri ntibahinduye kalendari yabo, bafite iminsi 365 buri mwaka. Isaac Newton yize amateka yanzura ko Ezira yajyanye itegeko rya Aritezerusi Yerusalemu mu mwaka wa 457. Ibi byanditswe muri King James Version mu mwaka w'1701. Aha bigaragara ko umuntu wese ushaka kwizera yakwizera ubuhanuzi bw'imyaka 490. Itangira mu mwaka wa karindwi w'ingoma ya Aritezerusi ubwo yatangaga itegeko ryo gusana Yerusalemu. Nyuma y'imyaka 483, marayika Gaburiyeli yari yaravuze ko Mesiya azasigwa amavuta, gusa Isirayeli ntiyigeze imwemera nk'umukiza wabo. Bavuze ko nta mwami bafite uretse Kayizari, babamba umwami washoboraga kubakiza maze bahindukirira Roma izabarimbura. Daniyeli 9 hatubwira igihe ubuturo bwo ku isi nk'ihuriro ryo kuramya Imana. Daniyeli 8 na Daniyeli 7 hakomeza hatubwira inkuru ya Yesu n'umurimo we akorera mu buturo bwera, ariko ubu bukaba buri mu ijuru. Inkuru ikomeza ivuga ko hari kwima undi mwami ari we Papa w'i Roma, ari warwanije ubuturo nyakuri n'abakristo. Papa w'i Roma yageze aho arwanya igikomangoma cy'ijuru maze yambura Kristo umurimo akorera hera ho mu ijuru. Akoresheje gahunda ze yishyiriyeho harimo indulgensia, Eucharistia, penitensia no kwihana. Papa w'i Roma yishize hejuru y'icyitwa Imana cyose. Ibintu byose abisiribangira hasi. Ikintu kigaragara neza mu kwiga umwaka wa 457 ibitabo bya Ezira na Nehemiya nuko kurwanya umurimo w'Imana bisanzwe muri iyi si. Igihe cyose ukuri kugenda gutezwa imbere, tuzajya duhura na Tobiya, Sanibalati na Geshemu. Hazaba Eliyashidi na Shemaya mu matorero yacu bazajya batugira inama ku bushake bw'Imana. Ariko ubutumwa bwa Ezira na Nehemiya tugomba kubwiyegurira byimazeyo, twumvira ubushake bwayo uko byagenda kose. Yesu Kristo w'i Nazareti yatangiye kubwiriza ubutumwa bwiza muri Galileya mu majyaruguru ya Isirayeli mu mwaka wa 30. Yaraje gucungura Abayisirayeli n'isi muri rusange, kandi yaratangiye urugamba rwo kwimika ingoma y'ubwami bw'iby'umwuka hano ku isi. Izina Yesu ni Ikigiriki naho mu Giheburayo ni Joshua, umukiza. Kristo mu Kigiriki Kristosi byahinduwe mu Giheburayo byitwa Mesiya. Mesiya bivuze uwasizwe, aho gusigwa amavuta byari kimwe mu bigize umuhango wo kwimika umwami w'Abayuda watoranijwe n'Imana. Guhera mu myaka za 50 kugeza muri 60 yo mu kinyejana cya mbere, mu gihe Pawulo yabwirizaga ubutumwa bwiza, yamenyekanishije Yesu Kristo nk'umwana w'Imana muri kamere ndetse no mu mikorere ye. Abayuda bari ubwoko bwihariye mu yandi moko, bwari butuye ahegereye ibikombe by'inyanja ya Mediterane. Bari bagize imiryango 12, bamenyekanye nk'ishyanga rya Isirayeli. Bari basanga iyobokamana n'abaturanyi babo, ariko bari batandukaniye ku mategeko agenga imirire, umuhango wo gukebwa ndetse no kubahiriza umunsi w'isabato nk'umunsi w'ikiruhuko mu minsi 7. Iri tandukaniro rikomeye ryagaragaye mu gihe batandukanyaga ibyo kurya bitandukanye byo ku isi. Nibo bonyine bari bemerewe gutambira ibitambo Imana yabo. Ibyo byakorerwaga mu rusengero rw'i Yerusalemu gusa. Nyuma y'ibinyejana byinshi, Abayuda bigarurirwaga n'ibitero by'ubwami bw'Abashuri muri 722 mbere ya Kristo. Gusenyuka kwa Yerusalemu n'urusengero bikozwe n'Abanyababuloni, mu mwaka 605 bagahererekanwa mu Bagiriki, Abaperese n'Abaroma, igihe umujenerali w'Umuroma witwaga Pompe wabayeho mu mwaka w'106 kugeza mu mwaka wa 48 yateye iburasirazuba harimo n'Isirayeli muri 60
633 yashizeho umutware wari ushinzwe kubungabunga amahoro, gukuraho igitegetsi cy'Abaroma ndetse no gukusanya imisoro. Herode mukuru niwe wagizwe umwami w'Abayuda kuva mu mwaka 37 kugeza mu mwaka wa 4. Nyamara nubwo yongeye kubaka urusengero rw'i Yerusalemu, byakomeje kuvugwa ko afitanye isano n'Abaroma. Mu bihe bya kera ibitabo by'abahanuzi b'Abayuda banenze ibyo bihe kubera ibyaha by'abantu, ahanini byatewe no gusenga ibigirwamana. Nyamara nubwo byari bimeze bityo, abo bahanuzi batangaga ubutumwa bw'ibyiringiro buzwi nk'iyobokamana rya Kiyahudi. Bavugaga ko hari igihe kizaza Imana igakora ikintu gikomeye mu mateka aheruka yo gusubizaho ishyanga rya Isirayeli, maze Imana igahagurutsa Mesiya kugira ngo ayobore ingabo z'Imana mu kurwanya abanzi babo. Mu kinyejana cya mbere hari amatsinda menshi y'Abayuda yari yaragumanye imigenzo y'Abisirayeli, ariko bakomeje kwagura imibereho n'inyifato bagaragarizaga Abaroma, ndetse byagaragariye no mu mpaka bajyaga ubwabo. Isirayeli yakomeje kugira abamamazaga Mesiya, bose bambazaga Imana kugira ngo ibakize ubutegetsi bw'Abaroma. Ibi byagaragariraga mu mitima yabo igihe babaga baje mu birori byaberaga i Yerusalemu, basaba Imana ko yasenya ubutegetsi bw'Abaroma maze ikimika ubwami bwayo. Igisubizo cy'Abaroma kuri iyo ngingo kwabaye gufata no kwica abayobozi b'Abayuda n'ababayobotse. Uburyo bwo guhana bwari busanzwe kwari ukubambwa. Igihano cya Roma ku bugambanyi nk'uwigishaga ubwami butari Roma cyerekanaga ubuhangange no gukomera k'ubwami bw'i Roma. Abakurikiye Yesu w'i Nazareti bari igice kimwe cy'Abayuda muri icyo gihe. Ahagana muri 27 niho ubutumwa bwumvikanye ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Iyo niyo yari inkuru nziza y'agakiza. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ndetse n'ubwa Luka nibwo bwonyine bugaragaza igihe Yesu yavukiye. Amatariki y'igihe yavukiye yakomeje kuba ingorabahizi. Matayo yavuze ko Yesu yavutse mu myaka 2 mbere y'urupfu rwa Herode mukuru, muri 4 mbere ya Kristo, mu gihe Luka we yavuze ko yavutse ku ngoma ya Kureniyo w'Umusiriya. Bombi bavuze ko nyina Mariya yasamye inda y'umwuka w'Imana, nuko abyara umwami Yesu. Abanditsi bose b'ubutumwa bwiza bavuga umurimo n'urupfu rwa Yesu ko byabaye mu gihe ingoma y'Abaroma yari ihagarariwe na Pontius Pilato. Tuzi ko Pilato yimye ingoma mu mwaka wa 26 kugeza muri 36 mu gihe cya Kristo. Byemezwa ko itariki y'urupfu rwa Yesu iri hagati y'umwaka wa 30 na 33. Umurimo wa Yesu utangira nyuma yo kubatizwa na Yohana Umubatiza, igihe yahamagaraga intumwa 12. Byashushanyaga gusubizwaho kw'imiryango 12 y'Abisirayeli. Intumwa za Yesu zagejeje ubutumwa bwe mu miji yari igize ubwami bw'Abaroma. Mu buryo butunguranye, abanyamahanga abatari Abayuda bashatse kwifatanya nabo. Ku ikubitiro impaka zaravutse hibazwa niba abanyamahanga bagomba kubanza guhinduka bakaba mu idini rya Kiyahudi, bagakebwa bakaziririza ibyo kurya ndetse bakubahiriza isabato. Umwanzuro wo mu mwaka wa 49 waje urwanya ibyo babasabaga. Aha turavuga umwanzuro w'inama rusange yabereye i Yerusalemu yari yahuje intumwa n'abakuru kuri iyo ngingo. Ariko bagombaga gukurikiza amategeko yagengaga imibanire y'abagize umuryango, ntibarye inyama zirimo amaraso, ndetse no kwirinda ibyaterekerejwe ibishushanyo bisengwa by'ingoma y'Abaroma. Kwigisha ibidahamanya n'idini gakondo y'Abaroma nibyo byateye akarengane kakorewe Abakristo mu mpera z'ikinyejana cya mbere. Pawulo wari umufarisayo, nyuma yo kugira amayerekwa ya Yesu ari mu ijuru, yihuje nabo maze atangira kwigisha inkuru nziza mu miji itandukanye mu burasirazuba bw'ubwami bw'Abaroma. Mu gusobanuka neza kw'amateka y'ubutumwa bwa Pawulo, byagaragaye ko atari iyobokamana rishya. Ibi byari uguhinduka kw'imyumvire ya Kiyahudi. Pawulo yashinze itorero ryari rigizwe n'Abayuda ndetse n'abanyamahanga, ariko bose bizeraga kimwe ku kuzura kw'inyigisho z'abahanuzi. Inama dusanga mu nyandiko ze zari zerekeye ku bizera ba Yesu. Pawulo yari yiteze ko igisekuru cye aricyo cyagombaga kuba igiheruka kugeza ubwo Kristo yagombaga guhindura isi. Hagati mu kinyejana cya kabiri, abakuru b'amatorero ya Gikristo hafi ya bose bagaragaje ko aribo base b'amatorero. Batangiye kwandikira abayobozi b'Abaroma ndetse n'abandi ingingo zibashyigikira zigaragaza ubukristo bwabo. Nk'abantu bari barize mu mashuri atandukanye ya filozofi, bifashishije ibitekerezo bishingiye kuri filozofi y'isi ndetse n'inyito yahabwaga uko Abakristo bafataga Yesu hashingiwe ku bitekerezo bya filozofi. Noneho nibwo hamenyekanye Yesu w'i Nazareti wo mu Bayuda wakoraga ibitangaza byo soko y'imbaraga zose zo ku isi. Aha twavuga nk'abanyamateka babayeho nyuma gato ya Yesu banamuvuzeho. Twavuga nka Flavius Joseph wo muri 36 kugeza mu 100. Yanabaye generale mu ngabo z'Abayahudi igihe bari bahanganye n'Abaroma kuva mu mwaka 66 kugeza muri 73. Twavuga n'umunyamateka wo mu Roma witwa Tasite ndetse na Polibe. Mu myaka 300 ibanziriza ikinyejana cya mbere, Abakristo bahuye n'akarengane gakomeye kakozwe n'Abaroma mu bugome buteye ubwoba.
Mu mwaka wa 312 Constantine mukuru wategetse kuva mu mwaka 305 kugeza mu mwaka 337 yarwanije abandi bantu bitewe no kurwanira icyubahiro cy'ubwami bw'abaroma b'uburengerazuba. Yatsinze urugamba rw'ahitwa Imiriviana maze yegukana intsinzi y'Imana y'abakirisitu. Kuva ubwo ubukristo bwahindutse idini yemewe n'amategeko mu nama yabereye i Milani mu mwaka 323. Uhereye ubwo akarengane karahagarara. Ibyabaye muri icyo gihe byose nta buyobozi bundi bwabayeho bwashoboraga gushyiraho urufatiro rw'imyizerere ndetse n'imigenzo bya gikristo nk'ubwa Papa w'i Vatican. Rubanda bakomeje kubahiriza inyigisho z'abayobozi babo abo twita ababishop kandi bakomeza kubyizera. Igihe Constantine yahindukaga umukristo yemeye inyigisho z'abashinze itorero ndetse izo nyigisho zihinduka urufatiro rwa teolojiya ya gikristo. Biturutse ku gucika intege no kugwa k'ubwami bwa Roma, abayobozi b'icyo gihe basimbuje imyambaro yabo ya cyami imyambaro yo kwitwa iya gikristo. Nyamara gahunda ya gipagani ntacyo yahungabanyeho. Icyo bakoze gusa ni uguha amazina mashya ibigirwamana byabo bya kera n'ibishushanyo byabo. Mu mwaka 313 umwami w'abami Constantine yatangaje iteka ryo koroherana. Mu kwitangaza kwe nka papa wa mbere yashakaga guhuza abapagani n'abihaye Imana. Avanga kuramya Bayali kwa gipagani n'inyigisho za Bibiliya. Urwo ruvange rurimo urujijo rw'ubukristo n'ubupagani ni rwo rwabaye imikorere ya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Abantu b'abanyedini bubahaga Bibiliya bari bazi neza ko inyamaswa nyakuri yari imaze kurema kandi yitaga ubukristo. Bari bazi ko ari iyobokamana ripfuye rinyuranyije rwose na Bibiliya. Kugira ngo barengere imiryango yabo ubwo bahungiye mu misozi. Amaze kwivanaho, Constantino yahaye umwepiskopi Roma izina ry'icyubahiro rya Pontifex Maximus rimushyikiriza inshingano za Papa. Constantino yagiye i Byzance mu mwaka 330 aha uwo muji isura nshya maze awita Constantinople. Kubwe yakomeje kuba intahemuka kuri Kiliziya y'i Roma. Uko igihe cyagiye gihita habayeho ukwigabanyamo ibice kwa Kiliziya Gatolika y'i Roma hagati ya Roma y'Iburengerazuba na Constantinople iburasirazuba. Constantinople yahindutse icyicaro gikuru cy'itorero Orthodoxe. Kiliziya Gatolika y'i Roma n'itorero Orthodoxe bahinduka abanzi bakomeye. Ubwo Kiliziya Gatolika y'i Roma yavukaga ishinzwe n'umwami w'abami w'umupagani Constantine mu nama y'Inice mu mwaka wa 325 nyuma y'ivuka rya Yesu. Kiliziya Gatolika yahise ikwira hirya no hino kandi igira imbaraga mu nzego zose z'ubwami bwa Roma. Ubwo hatangiraga amakimbirane y'amoko atandukanye mu bwami bwa Roma, ariyo yaje gutuma Roma yigabanya mu bwami 10 hagati y'umwaka 351 kugeza mu mwaka 476. Ibikomangoma byashegeshwe n'ibyo bihe bikomeye byemeye kurinda Roma mu gihe nayo yaba yemeye kubashyigikira. Bayemereye ububasha bwose mu bijyanye n'iyobokamana mu gihe nayo yaba yemeye kurinda ubutegetsi bwabo. Bayemereye kuyiha ubugingo bw'abantu biringiye kwizabafasha kurwanya abanzi babo. Ububasha bwa Kiliziya Gatolika bwari buri kugenda bwiyongera, naho ububasha bwa cyami bwari buri kugenda bucika intege. Bwafatanye mu biganza maze ubwo butware bwombi bufata icyerekezo kimwe mu kugera ku ntego zabo. Kubw'ubwo bumwe Roma ntacyo ari guhomba. Iteka ry'umwami Theodosius wa kabiri n'iry'umwami Valeri wa gatatu yatangaje ko umuyobozi wa Kiliziya y'i Roma ari we muyobozi mukuru w'itorero rya gikristo ku isi yose. Umwami Justinian nawe yaciye iteka nk'iryo. Ariko nta teka na rimwe muri ayo yabo bami ryashoboraga gushyirwa mu bikorwa mbere y'uko abavandari, abaheruri n'abaostrogoti bari bababangamiye babanza gukurwa mu nzira. Abaheruri nibo batsinzwe mbere, abavandari batsinzwe n'ingabo za Berizere mu mwaka 534, hanyuma abaostrogoti batsindwa urugamba ubwo bageragezaga kwigarurira Roma mu mwaka 538. Nk'uko twabivuze haruguru, itorero Gatolika ryakomeje kugirana amakimbirane n'itorero ry'Abarothodox. Amatorero ya gikristo mu bwami bw'iburasirazuba n'ayo mu burengerazuba yakomeje kugira inyigisho zivuguruzanya. Amatorero yo mu burasirazuba yisanishije n'inyigisho z'Abarothodoxe. Umwami w'i Byzantine muri Constantinople niwe wari uhagarariye ayo matorero kugeza higaruriwe n'Abayisilamu b'Abaottomani Turke mu mwaka w'1453. Mu burengerazuba bw'Uburayi, itorero ryo mu myaka yo hagati ryayobowe na Vatikani iyobowe na Papa w'i Roma. Mu mwaka w'1517 Martin Luther wabarizwaga mu muryango w'Abaugiste yanze imigenzo myinshi n'imyizerere y'ubu buryo, maze ahagurutsa icyaje guhinduka ubugorozi bwa Giprotestanti. Luther yibanze ku kwizera nk'inzira imwe rukumbi y'agakiza. Iterambere ry'ingoma y'Abaroma ryageze mu bushorishori nko mu mwaka w'117. Politike n'imibereho myiza mu burengerazuba yari yaragutse cyane kugeza mu mwaka wa 285.
ubwami bwariyongereye cyane ku buryo butashoboraga gutegekwa na guverinoma yo hagati i Roma, bityo rero igabanywa n'umwami w'abami Diocletian mu mwaka 285 kugeza mu mwaka 305. Mu bwami bw'uburengerazuba n'uburasirazuba ingoma y'Abaroma yatangiye igihe Augustus Caesar, umwami w'Abadage Odoace mu mwaka 476 kugeza mu mwaka 493. Mu burasirazuba byakomeje nk'ingoma ya Byzantine kugeza igihe Constantine wa 10 yapfiriye mu mwaka 1449 kugeza mu mwaka 1453, no kugwa kwa Constantinople ku banyaturikiya b'Abaottoman mu mwaka 1453. Ingoma y'Abaroma mu burengerazuba yagize uruhare runini mu gutanga umusanzu urambye mu bice byose bigize umuco w'iburengerazuba. Umwami w'abami Diocletian wategekaga ingoma y'Abaroma kuva mu mwaka 284 kugeza mu mwaka 305 yabonye ko ubwami bwari bunini cyane ku buryo umuntu umwe atabashaga kubutegeka. Diocletian yahisemo gutegeka iburasirazuba. Umusore Constantino yafashe igice cy'uburengerazuba bwose. Igihe se Constantinus yapfaga, umutegetsi ukomeye watsinze mukeba we Maxentius ku butegetsi ku rugamba rw'ikiraro cya Meriviana, maze aba umwami wenyine w'iburengerazuba mu mwaka 312. Igihe Licinius yafataga ubutegetsi mu burasirazuba mu mwaka 313, Constantine yaramurwanije kandi amaherezo aramutsinda ku rugamba rwa Crispolis, bityo ahuza ubwami. Ingoma Byzantine bakunze kwita ingoma y'uburasirazuba bw'Abaroma cyangwa se Byzantium gusa yabayeho kuva mu mwaka 330 kugeza mu mwaka 1453. Umurwa mukuru wayo washinzwe i Constantinople na Constantine wa mbere mu mwaka 306 kugeza mu mwaka 337. Ingoma yakomeje kwaguka mu binyejana byinshi, yari igizwe n'uturere duherereye mu Butaliyani, Ubugiriki, Balika, Leva, Aziya ntoya na Afurika y'Amajyaruguru. Nguko uko itorero ryagiye rihura n'ibizazane bikomeye hagati mu mareta ndetse no kuvuka ku bupapa. Tuzagaruka mu gice cya kabiri aho tuzavuga uburyo abagorozi b'Abongereza, Abapuruta n'abandi bo mu bihugu bitandukanye by'Uburaya bahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaza kuvamo icyo bise inkubiri y'Abamirere, aho byaje kugera mu 1844 rikavukamo Abadiventiste. Murakoze, Imana ibahe umugisha, mugire imyumvire myiza.